Mbere yo kuba ibyamamare muri sinema, bamwe mu bakinnyi ba filime banyuze mu buzima bugoye kandi busekeje. Ariko se ni gute ubuzima bugoye kandi busekeje bwabagize abanyabigwi tuzi kugeza uyu munsi? Murakaza neza kuri Behind the Understand Channel. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu abanyabigwi ba Hollywood mu buryo busekeje binjiye muri sinema. Jean-Claude Van Damme, uyu ni umugabo wa mbere nshaka ko tuvugaho. Jean-Claude Van Damme yavuye mu Bubiligi ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite inzozi zo kuzaba umukinnyi wa filime. Yageze muri Los Angeles mu mwaka w'1982. Yari afite amafaranga make kandi nta cyongereza yari azi. Kugira ngo abashe kubaho byamusabye gukora utuzi twinshi icyarimwe. Yatwaye taxi, ababonso bo mu kabari ndetse na delivaringa pizza. Kuba yari azi ibijyanye n'imirwanire ntawabishidikanyagaho. Gusa nanone kugira ngo hagire umuntu wo muri Hollywood umenya ibijyanye n'ubumenyi bwe ntabwo byabyoroshye. Wakwibaza ngo uyu musore w'umubirigi w'umukino utari uzi icyongereza byagenze gute kugira ngo ahinduke icyamamare ku isi yose? Byamusabye gushira amanga ndetse no gutinyuka bikomeye. Banza umenye uyu mugabo bamwita Menahem Golan. Uyu Menahem Golan ni wari umuyobozi w'icyitwaga Cannon Films. Iyi Cannon Films yari sosiyete yarakoze filimi zakunzwe cyane ku isi zirimo nk'iyitwa Delta Force ndetse na Missing in Action. Uyu mugabo yari umugabo w'umukire kandi uhora uhuze cyane. Umunsi umwe uyu mugabo Menahem Golan yarimo yigendera mu mihanda ya Beverly. Van Damme yaramubonye. Nta kuzuyaza Van Damme yarasimbutse atera umugire benshi muzi nka Van Damme. Uyu mugire wagarukiye hafi neza n'isura y'uyu mugabo Menahem Golan. Abantu benshi bararebaga. Menahem Golan byamuteye ubwoba ndetse biranamutungura kuko habuze gatunga uyu musore Van Damme amutera umugeri mu maso. Menahem Golan akiri kwibaza nimba agomba guhamagara abashinzwe umutekano. Umusore Van Damme yaratuje maze amureba mu maso nta bwoba. Aramubwira ati ndashaka umukinnyi wa filimi kandi ni ugomba kumpa role ya mbere. Menahem Golan nta kintu yamusubije, gusa nawe ntabwo yari kwibagirwa umusore habuze gatunga mu kubite. Nyuma y'ibyumweru bikeya uyu musore Van Damme yarahamagawe maze ahabwa role yo gukina muri filimi mwakunze cyane kandi benshi mwamenye yitwa Bloodsport. Iyi filimi iramamaye cyane kandi yahinduye Van Damme umukinnyi w'igitangaza kuko yinjije amafaranga menshi. Tom Cruise, uyu ni umugabo wa kabiri nshaka ko tuvugaho. Tom Cruise yavukiye mu muryango udakize cyane. Ise yari umugabo mubi kubita nyina. Kwimuka buri munsi byatumye Tom Cruise aba umuntu utarigeze umenyera agace na kamwe. Tom Cruise yakuze afite inzozi zo kuzaba umupadiri. Gusa ku myaka y'18 yafashe umwanzuro ukomeye. Yavuye mu ishuri maze yerekeza muri New York. Yagiye afite amafaranga make cyane maze atangira gushaka ukuntu yaba umukinnyi wa filime. Gusa ibi ntabwo byamworoheye bitewe n'uko atari afite mu isura heza bitewe n'amenyo mabi yari afite kandi ikindi yari mugufi. Uyu mugabo mugufi w'umukene utari ufite uburanga bwiza byagenze gute kugira ngo ahinduke umunyamiliyoni ze binyuze mu gukina filime? Yari afite ukwiyemeza ndetse no gukoresha imbaraga ze zose mu byo akora byose. Mu mwaka w'1981 Tom Cruise yagize amahirwe yo kwitabira amajonjora y'abakinnyi bagomba gukina filime yitwa Tabs. Iyi filime yavugaga ku basirikare bato bari mu kigo cya gisirikare. Aya majonjora niyo yahinduye ubuzima bwa Tom Cruise. Byagenze bite? Umwanya wa Tom Cruise wageragaho yasimbukiye mugenzi we bagombaga gukinana filime, aramukubita cyane amukurura hasi n'umujinya mwinshi nka rugamba rwa nyarwo. Abari muri sare barumiwe bibaza niba bagomba kumuhagarika cyangwa bagomba guhamagara abashinzwe umutekano. Aho kumusora muri iyi sare nk'umuntu warenze ku murongo, abashinzwe gutoranya abakinnyi bamubonyemo imbaraga ndetse n'umurava. Ibi byatumye bamuhitamo ndetse bamwongera n'icyo agomba gukina muri iyi filime. Nyuma y'iyi filime yitwa Tabs isohokeye, iyi filime yaramamaye cyane maze ituma Cruise aba umukinnyi urenze, bimuha amahirwe yo gukina mu zindi filime zamamaye cyane zirimo nk'iyitwa Risky Business. Sylvester Stallone, uyu ni umugabo wa gatatu nshaka ko tuvugaho. Sylvester Stallone muzi nka Rambo yavukiye mu muryango ukennye cyane. Yahuye n'ibibazo bikomeye mu ivuka rye. Ibi byatumye ibice bimwe na bimwe byo mu isura ye biba paralize maze ntiyamenya kuvuga neza ndetse n'isura ye ntiyagororoka. Mu bukene bwe yakoze akazi kenshi
harimo nko gusukura ibiraro by'intare ndetse no kuyobora ba mukerarugendo muri parike. Uyu musore w'ubusembwa mu mvugo no mu maso byagenze bite kugira ngo inkuru yihinduke? Nyuma yo kureba match yahuje Muhammad Ali ndetse na Chuck Wepner yabaye tariki 24 z'ukwa gatatu 1975, Stallone yanditse filimi yitwa Rocky. Abaproducer batandukanye bakunze iyi filimi gusa ntibashaka ko Stallone ayikinamo. Stallone yanze kugurisha iyi filimi keretse ari uko ayikinnyemo. Umusore ufite amadolari agera ku 106 yonyine kuri konte yanze amadolari 350 bamuhaga kuri iyi filimi. Bwari ubuzima butoroshye, cyamusabye kugurisha imbwa ye yakundaga cyane kugira ngo akunde abone icyo kurya. Stallone bamuhaye 25,000 by'amadolari byonyine kugira ngo akine muri iyi filimi. Amahitamo Stallone yakoze yari meza. Iyi filimi yatwaye ibihembo 3 bya Oscar ndetse iramamara cyane, ihindura Stallone umukinnyi w'igitangaza. Nyuma Stallone abonye amafaranga yarongeye agura yambwa ye, yaguze amadolari 15,000, maze abantu batangazwa n'urukundo yayikundaga. Ku bantu mwabonye filimi yakiranye n'imbwa, ndagira ngo mbabwire ko ari yo mbwa ye. Arnold Schwarzenegger, uyu ni umugabo wa kane nshaka ko tuvugaho. Arnold Schwarzenegger yavukiye muri Tari, Autriche. Yavukiye mu muryango woroheje. Ise yari umupolisi. Kuva kera yerekanaga inyota yo kuba umuntu ukomeye cyane cyane mu byerekeranye no kubaka umubiri. Nubwo yageraga ku nsinzi mu byerekeranye no kubaka umubiri, Arnold yari afite izindi nzozi zo kuba umukinnyi wa filimi. Ariko kubera ko yari afite ikibazo cy'ururimi rw'Icyongereza, ibi ntabwo byahise bimworohera. Inkuru Arnold Schwarzenegger yahindutse ubwo yagiranaga ikiganiro na director wa filimi yitwa Terminator. James Cameron, director w'iyi filimi yitwa Terminator, yashakaga umuntu muto ushobora kwihisha mu bantu agasa nk'abantu. Ku rundi ruhande, uyu Arnold Schwarzenegger yari afite igihagararo gikabije. Ntabwo byashoboka ko iyi role yayihabwa. Ariko ibi byose byahindutse ubwo Arnold yahuraga na Cameron bakagirana ikiganiro. Muri iki kiganiro Arnold Schwarzenegger yagerageje kuvuga ijambo ryamamaye kugeza n'ubu, I will be back, cyangwa se nzagaruka. Uburyo yarivuzemo ntabwo byaba bisanzwe, kuko yakoresheje accent y'Abanya-Australia. Cameron acyumvira ijambo yaratangaye cyane, aramubwira ati uzi kuvuga nk'irobo? Ati iryo jambo ngomba kuryinjiza muri filimi yanjye. Cameron yahise abona ko atagomba guhindura Terminator nk'umuntu usanzwe, ko ahubwo igomba kwitera ubwoba ndetse igendana n'ibintu byose bigaragaza imbaraga. Nuko Arnold Schwarzenegger abonye rero gukina muri filimi yitwa Terminator. Iyi filimi ikimara gusohoka yaramamaye cyane, maze ihindura Arnold Schwarzenegger umukinnyi w'igitangaza. Ndabashimiye mwese mwabashije gukurikira Behind and on Scene channel kuri uyu munsi. Ndabashishikariza gukora subscribe. Ni ikintu cyoroshye kuri mwe, gusa ni nk'ibikomeye kuri njyewe. Ciao ciao.